Amaze imyaka irenga 20 ahimba kandi akaririmba indirimbo z'Imana. Ni umunyempano, ni umuhanzi w'umukristo kandi ni umubyeyi wubatse urugo. Nimuze tugendane nawe muri uru rugendo rwe, turusheho kumenya ndetse no kwiga byinshi byadufasha mu rwacu rugendo rw'ubuzima. Erega burya ubuzima ni urugendo kandi rurushaho koroha ndetse rukihuta iyo tugendanye kandi tukigira ku bandi. Ndabasuhuje kandi ndabakiriye kuri uru rubuga by'umwihariko muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nyemerera ngendane nawe mwami wanjye, naho nabasha kwigeza tutari kumwe. Urugendo rwo kwambuka iyi si ntawarubasha atagendanye nawe. Twambabaza imiri Kamugisha ni izina ry'umugabo wanjye, ariko ndarikunda kuko nawe ndamukunda. Ndi umumama, mfite umugabo n'abana, mbese ndubatse mfite urugo n'abana. Ndi umukozi ku giti cyanjye ntabwo gikorera abandi. Nyine by'umwihariko ku rugendo rwawe rwo kuririmba, tubwire se byatangiye bite, niba ubyibuka hari ryari, impano wayimenye ryari ko ufite impano yo kuririmba? Ko hari abantu bashobora kuba bafite impano ariko bakaba ari abakecuru nkanjye nawe ariko batanazi ko bayifite. Wowe iyawe baba warayimenye ko uyifite ryari, byagenze gute? Iyanjye rero nayimenye nkiri muto. Nagize amahirwe ngira ababyeyi bazi kuririmba, cyane cyane papa wanjye yarasinziriye ariko yari azi kuririmba. Ni nawe mvuga ko nakomoreyeho iyi mpano. Yego yavuye ku Mana ariko Imana yayinyujije muri papa, nanjye ngiraho ako muvunguraho. Bityo rero kuko papa yari umuririmbyi kandi asenga, turi abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ubwo icyo gihe twari tukiri Uganda, tutaragaruka mu Rwanda, tutaratahuka. Papa yayoboraga indirimbo mu itorero ryacu, akayobora amakorali yo mu rusengero rwacu. Nanjye ngira amahirwe uburyo natangiye ibintu byo kuririmba mfite nk'imyaka hagati y'8 n'10, kuko najyaga ndirimba muri ayo makorali papa yaririmbishaga, nanjye nkajyamo nk'umwana mutoya, ariko nyine nkajyamo kubera ko nabikundaga. Akatwigisha nanjye ngafata, kandi muzi ko abana bafata cyane. Bityo rero mbikuriramo gutyo, ngenda nkura ndirimba kugeza aho noneho kugira ngo impano yanjye igaragare neza cyangwa menye neza ko koko ariyo. Nabimenye dutashye mu Rwanda muri 97 nibwo twatashye. Hanyuma njya muri 98 njya muri korali yitwa Ambassadors of Christ Choir. Iyo rero niho navumburiye impano yanjye, niho navumburiye ko bishoboka, kuko nagezemo nkaba ni korali izi kuririmba koko, murayizi, isi hose irazwi. Njyamo rwose nanjye ndagerageza kuririmbana n'abandi. Niko nk'uko impano yagiye ikura. Ni ukuvuga ngo amarepetisiyo yo muri Ambassadors, kuririmba, gukora umurimo bikomeye ni muri Ambassadors nabikoreye. Ni naho navuga ko impano yanjye yakuriye, kuko ushobora kuba unayifite ariko uyiririmbishiriza mu rugo ntabwo yakurana n'icyo yakugezaho. Ariko uri muri korali, ahantu baririmba buri munsi, bagira amagahunda y'amarepetisiyo menshi ashoboka, bituma noneho n'ijwi rirushaho kugenda rigororoka. Kuva icyo gihe rero kugeza n'uyu munsi
ngo umuririmbyi muri korali Ambassadors of Christ yo mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone no ku giti cyanjye nkiririmbira ku giti cyanjye, bidakuyeho ko ndirimba no muri Ambassadors, ariko nkaririmba no ku giti cyanjye indirimbo zanjye. Ni ukuvuga ngo mfite indirimbo zanjye bwite. soreje kuba uririmba muri Ambassadors ukaba unaririmba bwite ku giti cyawe bwite, ukaba uri n'umubyeyi ufite abana, wubatse urugo, ibyo bintu bikora gute? Ubifatanya gute ko numva bishobora kuba ari ibintu byinshi ku muntu? Umunyarwanda aciye umugani ngo ako umukobwa akunda akamugira gute. mu wimarire y'uwo mugani, ariko icyo umuntu akunda, iyo ufite ikintu ukagikunda n'umutima wawe wose, Imana irabigushoboza. Ibyo ari byo byose, icyo ari cyo cyose ukumva uragishaka, uragikunda, ushobora kugitangaho umwanya wawe ukanagikora n'imbaraga zawe. Yes, ahubwo usibye no kuba nubatse, natangiye ngiye kuririmba. Natangiye kuririmba niga muri segonderi ya 5 muri Ambassadors, muri segonderi ya 5 ndangirizamo uwa 6, ndangirizamo university bachelor's degree, ndangirizamo MBA cyangwa master's degree in MBA. So urumva, kandi mfite urugo, mfite abana n'akazi. Ni ukuvuga ngo iyo ukunda ikintu uracyitangira, umurimo ukunda urawitangira. Noneho cyane cyane ko uyu nguyu ari n'umurimo w'Imana, umuntu ukora uzi ko utikorera, ufite uwo ukorera rero aguha imbaraga. Imana nanjye impa imbaraga zituma umurimo mukora neza. Mu by'ukuri ugiye muri Ambassadors ukabaza, ushobora kuba ndi mu bantu nanjye bitanga cyane, batajya bakunda kubura kuri stage cyangwa mu zindi gahunda izo ari zo zose za korali n'amarepetisiyo yose. So ni ukuvuga ngo Imana irabigushoboza, ariko mbere na mbere wowe ushizeho ubushake bwawe. Ni uko nguko. Tugarutse ku rugendo rwawe rwo kuririmba ku giti cyawe, kujya gutangira kuririmba ku giti cyawe, watangiye ryari? Ese kuva watangira kugeza ubu ngubu umaze kuririmba indirimbo zingahe? Bimeze bite? Dusangize kuri urwo rugendo. Urakoze cyane. Natangiye kuririmba indirimbo zanjye ku giti cyanjye ngira ngo hashize nk'imyaka 4, ariko muri iyo myaka sinigeze mbiha cyane agaciro, usibye cyane cyane muri iki gihe, kuko ubundi muri korali turakora cyane, tugira iminsi myinshi cyane ya repetisiyo, washyiraho na za nshingano zindi umuntu aba afite, bituma umuntu atabona umwanya wo kwikorera ibindi. Ariko muri iki kuva covid yatera, narushijeho gukora cyane, kuko indirimbo nyinshi nzikoze muri iki gihe, muri iyi period ya covid. Ariko nanone ngusubijeho inyuma gato, igitekerezo mu by'ukuri ntabwo igitekerezo cyo kuririmba cyaturutse ku mugabo wanjye Danton Kamugisha. Akunda ibintu byo kuririmba cyane, nubwo ataririmba, ntabwo aririmba muri korali, ariko arabikunda cyane. Mbese navuga ko yagize amahirwe gushaka umuntu ubikunda kandi anabizi. So nawe rero yaboneyeho akajya ambwira ati ariko se wagiye ukubitayo n'utundi ku ruhande. Urebye niwe wagiye untera imbaraga cyane, ahubwo reka mbonereho no kubimushimira. Umunsi azumva iki kiganiro zabyumve, ndamushimira cyane cyane cyane. Hari n'abandi bantu bamfasha, nabo ndabashimira cyane. Buri muntu wese umfasha muri uyu murimo, Imana imuhe umugisha.
myaka ine kugeza ubu ngubu, hashize imyaka ine uririmba wenyine, umaze gukora nk'indirimbo zingahe? Ni nyinshi, indirimbo zirenga 20. Ya, indirimbo zirenga 20, zimwe ziri kuri YouTube, izindi ntabwo zirageraho, ariko ndazifite nyinshi cyane. Ndacyanakora rwose. Aho ni izihe gahunda ufite mu minsi iri imbere? Ni iyihe mishinga ufite mu minsi iri imbere? Ndagira ngo unatubwire ku ndirimbo uvuye ku recordinga mu kanya. Ya, urakoze cyane. Reka mbere ku cyo wabanjirijeho, umushinga wo kuririmba ni ukugira ngo ubutumwa bw'Imana mu ndirimbo bugere kure. Kuko niba hari ikintu kibwiriza ubutumwa gikomeye, ni indirimbo. Indirimbo iyo umuntu ayumvishije ibasha kumuruhura mu mutima, iyo afite agahinda cyangwa afite ibibazo akumva indirimbo, ari uwihembura. Ari noneho n'ufata icyemezo akavuga ati mpisemo gukurikira Imana, just yumvishije indirimbo. Kuko indirimbo ni ikibwirizwa ubwacyo. Indirimbo zanjye rero cyangwa ubutumwa ntanga mu ndirimbo, nta bundi nibwo bw'agakiza. Ubw'agakiza, indirimbo z'Imana zituma abantu bahembuka mu mitima yabo. Uyu munsi kodinga nanone indirimbo 2, ariko ndavuga kuri imwe. Ngiye kuvuga ku ndirimbo yo mu Kinyarwanda. Indirimbo y'Ikinyarwanda mvuye muri studio gukora ni iy'umubyeyi wanjye. Nakubwiye ngo papa wanjye yarapfuye. Ni indirimbo ivuga ku mubyeyi wanjye, ukuntu yankundaga, ukuntu yanyigishije, nk'uko nabivuze mu kiganiro. By coincidence bikaba bihuye n'ibyo mbajije. Kuririmba nagukuye kuri papa. Papa yari umudivantiste kandi w'umuririmbyi w'umukozi w'Imana. Niwe nakuyeho iyo mpano. So ibyo byose ndabimushimira muri iyo ndirimbo. Nkanasenga ko Imana ikomeza kuturinda nk'uko yadusize, igakomeza natwe kuturinda kugeza igihe tuzahurira mu bwami bwayo ubwo Yesu azaza. Iyo niyo ndirimbo kuririmba, muzayumva vuba, ntabwo ngiye kuyiririmba nasaraye. Nyemerera ngendane nawe mwami wanjye, naho nabasha kwigeza tutari kumwe. Urugendo rwo kwambuka iyi si ntawarubasha atagendanye nawe.